abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu cyacu, banyacyubahiro mwese muteraniye hano, abahagarariye ibihugu byabo, imiryango mpuzamahanga hano mu gihugu cyacu, ndagira ngo mbanze basuhuze, mwaramutse, mwiriwe, muraho. Kandi nishimire abayobozi bashya bamaze kutugezaho indahiro. Olivier Nduhungirehe, Yusufu Murangwa, Rusaro w'Imana, Mutesi Rusagara, Olivier Kabera, Aimable Habiyaremye, Angelique Habyarimana, Major General Ephraim Rurangwa, Brigadier General John Nkurikiye. Ntabwo nshidikanya ko muzakomeza gukorera igihugu cyacu kandi cyanyu uko bikwiye. Muhagarariye inzego zitandukanye, nubwo ariko byumvikana inshingano mufite nkuru ni ukurengera inyungu z'Abanyarwanda bose nta kurobanura. Iyi ni inshingano igaragara nkaho cyangwa yumvikana nkaho yoroshye, ariko mu by'ukuri iyo bigeze mu bikorwa niho bigaragarira ko byaba bitoroshye, ariko abantu bagomba kuzuza neza inshingano zibirimo. Kuyobora habamo gutanga urugero ndetse abandi bakurikiza. Uhereye ku buyobora ariko n'abandi muri rusange, cyane cyane abakiri bato, bo bakura bate, bareba iki, bumva bati imikorere bikwiye kuba imeze. Kandi muri izo nshingano habamo gufata ibyemezo, mukwiye gufata ibyemezo kandi bigwitse, bizima, kuko bishoboka. Umuyobozi utagira aho afata ibyemezo aba yujuje bikeya mu nshingano aba afite. Ibyo ndetse byashoboka kuzuza inshingano z'ibintu wumva, z'ibintu ukwiriye kuba ukora, bikwiriye gukorwa vuba bitagombye gutegereza, kuko ntabwo byakumvikana keretse hari igituma ugomba gutegereza. Icyo nacyo abantu barakimenya. Ntabwo byaba ko abayobozi gukora imirimo yabo bahora bibutswa buri gihe, ndetse bikaba nk'aho abayobozi bumva ko hari abashinzwe kubibutsa kuri ibyo bikorwa. Bikwiriye kuba
gutegereza kwibutswa gukora ibishinzwe, ariko biraba kenshi, igishoboka kiba gikwiye gukorwa mu cyumweru, bikagomba kuba ibyumweru 2 cyangwa ukwezi cyangwa ibirenga. Wanabaza ntawe ushobora kukubwira icyabiteye, gusa agasaba imbabazi akavuga ko agiye kubikora. Benshi nkunda kubabwira ni byiza ko usabye imbabazi kandi ugiye kubikora, ibyo n'ubundi ni inshingano, ariko si byo mbambaza. Iyo umuntu ababaza ni ukuvuga ngo igihe se cyatakaye habaye iki, icyo gikwiriye igisubizo. Icyatakaye byashobokaga kuki utabikoze kandi ariyo nshingano. Niyo mpamvu rero rimwe na rimwe ibintu bituzuzwa uko bikwiye kuri henshi. Ndibwira ko uyu nawe ari umwanya wo kwibutsa. Ikindi, abayobozi ntabwo bageraho ikuzo, bageraho kwitekereza gusa. Ibyo ni ibintu bizima bisanzwe, kwitekerezaho niho bihera. Kwitekerezaho ariko ntabwo ari aho bigarukira. Tekereza inshingano, tekereza impamvu ufite izo nshingano. Ubu ni ugukorera abandi mu gihugu batari muri uwo mwanya, kuko umwanya umwe ugibwamo n'umuntu umwe, ntabwo wagirwamo n'abantu bose. Abandi bose rero baba baguhanze amaso bategereje icyo ubagezaho. Naho ibindi byo kwiremeza, byo kubona ko ari wowe, ndetse bikavamo kuba utashobora kuvugana n'undi ngo mwuzuzanye, kubera ko buri wese afite uruhare agomba kugira. Ibyo uwo muco nibura ko ukwiriye gucika burundu, atari ukugabanuka gusa, ukwiye gucika, kuko biratudindiza ndetse bigasa nk'aho muri twe hari abishimiye aho turi mu rwego rwo gutera imbere, uhora utegereje abakugirira imbabazi, abakugoboka. Byabaye akamenyero. Nzi ko mu myaka tumaranye twese hano nk'imyaka 30 ishize, byari bikwiye kuba byumvikana ukundi. Bikwiye kuba byumvikana ko n'ugutera inkunga agutera inkunga ufite aho wigejeje, ntabwo ugutera inkunga ari uza akagukorera buri kintu cyose. Ese kuki? Nibaza impamvu wakorerwa ibyo ukeneye n'abandi bantu. Ni iki? Musobanura mute? Mubuze iki? Ko
mwese muri hano nzi ko abenshi mwemera Imana, ubu mu byo mwemera muzi ko hari ibice by'isi byaremwe ukundi bihabwa ibyangombwa byose Imana ibagezeho, mwebwe igira ibyibahisha ntiyabibahaye. Mwagiye mubyibaza igihe cyose mu byo mukora, mufite uburenganzira mujyamo buri munsi, mujye mubikoresha kwibaza. Imana mwambaza musenga buri munsi igihe cyose, wibwira ko icyo yakwimye ari iki? Yabimye iki mwebwe nk'Abanyarwanda? we yaguha ubwenge, ikaguha abenshi ubuzima bwiza, ikabaha buri kintu cyose, ikabaha n'igihugu. Nubwo cyagiye kigira ibibazo ariko cyiza, hanyuma mukajyaho mukaba abantu biyima kugera ku byo buri munsi muvuga kandi mushaka kugeraho. Gute mwaba muri bantu kimwebwe? Bigenda gute? Iyo bigeze aho rero niho nta muntu umwe kamara. Ugiye mu mwanya w'ubuyobozi ntabwo ari we wireba gusa, uriho kubera impamvu, kandi hashoboraga kujya n'undi uwo ari we wese. Abanyarwanda ni benshi, wibaza aho uri hashoboraga kujya n'undi. Bitume rero gukoresha ibyo ufite, ibyo ushoboye, gukora ibintu bizima bigera ku nyungu z'abandi bose. Hanyuma nagira ngo nsoreze ku gushimira abadepite. Gusesa inteko ntabwo bivuze kubagaya. Ni igihe tugezemo cy'intera yindi, cy'ibindi bishya tugomba kujyamo. Ubwo ngira ngo abenshi muzagaruka niba atari mwese, ariko uyu munsi byari ibyo kubashimira no kubabwira ngo nawe ubutaha. Murakoze.